twakire muri studio abakozi b'Imana hari kamere kuri abari uri umuso bwanjye kaze. Murakoze cyane Mike, nitwa Theo Makombe, nkaba ndi umuvuga butumwa kandi ndize ntashidikanya yuko iki kiganiro ibyiringiro bizima bigiye kutuzanira ibyiringiro bizima ku bari babibuze, abari bacitse intege. Niwo mugambi wacu. Nitwa Kayiranga Marcel, nanjye nejejwe no kubana namwe kuri no mugoroba. Turi kwinginga Imana kugira ngo Mwuka Wera adufashe, twebwe turi hano namwe muteze amatwi, twese dusangira ibyiza Imana itanga. Amen. Nitwa Eric Murenzi, twishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba, twizeye ko kandi Umwuka Wera ari bumanuke muri iki kiganiro ibanga ry'ibiringiro bizima. Umuntu dukurikiye ashobora guhita yumva ibintu bitandukanye muri iyo titre. Nagira ngo Makombe abanza tumari amatiko ndetse anadusobanurire nanjye ndimo ndetse n'abadukurikiye adusobanurire ibyo byiringiro bizima. Ubundi kukimwa mwahisemo kwita kino kiganiro ibyiringiro bizima, hanyuma tuze no kureba n'ibyo byiringiro bizima dushingiye wenda ku byo mwateguye umunsi. Uyu munsi turashaka kugira ngo tubakangure, tubabwire ngo haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa. Burya ngo iyo imvura iguye ntabwo hakura igiti kimwe, ahubwo hashoboka byinshi. Urakoze cyane Makombe, uvuze ku byiringiro ugaruka ku byiringiro bitandukanye, ariko uyu munsi ndifuza yuko nkuko wari umaze kubisobanura mu mwanya ushize tugaruka ku byiringiro, ariko noneho dushingire no ku muryango, kuko nge ndabona ari naho pfundo rya byose. Kuko urareba hano mu muryango nyarwanda abantu babuze ibyiringiro mu buryo butandukanye. Umuntu aragenda akambara neza akaberwa akajya mu kazi gakura ibintu byose, ariko nta byiringiro afite muri we. Nagira ngo wenda Marcel adufashe muri uno mwanya adusobanura ubundi mizi itera kubura ibi byiringiro, cyane twibande ku muryango wacu, ubundi nibihe. Urakoze Mike. Iyo tuvuga umuryango tubanza kureba icyo Imana yavuze, kuko Imana niyo yatangije umuryango. Kuba abantu bariho ntabwo ari itegeko ryishyizeho ngo umugore azabana n'umugabo, hanyuma ntabwo ari itegeko ryishyizeho ngo uyu nguyu azagira abana bavuke bakure. Tubona rero Bibiliya ari icyo yavuze. Umunsi ntabwo nifuza gusoma imirongo nka yindi abantu basoma barimo barashyingira, ariko ndashaka gusoma umurongo uri mu Itangiriro ibice 18 umurongo wa 19. Haranditse ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Amen. Mu by'ukuri bagenzi banjye babivuzeho, ikintu cyitwa ibyiringiro birimo kugenda bibura. Impamvu nazo bazigarutseho. Hari uburere bukeya buri mu miryango. Ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi ntago bafata inshingano zabo kubera impamvu zitandukanye zibaturutseho cyangwa ziturutse ku bandi, kuko buriya isuku ntiteye. Hari ibibazo byitura ku babyeyi bakisanga badagishoboye kurera abana babo. Ni nk'ikihe cyizere cyangwa se nirihe jambo wabwira abo bantu baburi ibyiringiro mu muryango, baburira ibyiringiro mu itorero handi bitaga muri Yesu, ariko bagezeyo basanga baribeshye, basanga aho wa mugabo bita Yesu ahubwo barahakomerekeye kuruta uko bahabonera ibyiringiro. Ngo ndavuga mu madini, ntabwo ninya kubivuga, kuko hari n'abavuga bati njyewe nangirikiye no ku maradiyo numvise n'abandi bavuga nk'ibyo ngibyo muvuga, hanyuma ngezeyo ahubwo nsanga ndakomeretse kuruta uko ntari kujyayo. Mike urakoze, ikibazo nacyumvishe. Icyo uvuze koko, abantu bakomerekera henshi. Hari abakomerekera muri iyo miryango bakuriyemo mu madini, ariko umuvandimwe abivuze neza, arababwira ati nta handi mbayoboye ni kuri Yesu. Nagira ngo nanjye mbasomere ijambo riri hano muri Yesaya ibice 40 mpere ku murongo wa 27. Ubwo cyane cyane ndabwira ababuze ibyiringiro muri iki gihe batega amatwi neza basomira ijambo. Yesaya ibice 40 kuva ku murongo wa 27 kugera kuri 31
babyandika ahantu baje no kuhasubiramo wenda haravuga ngo yewe Yakobo Isiraheli niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza mbese nturabimenya ese nturabyumva Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka niyihe intege abarambiwe ubwo ni babandi batakaje ibyiringiro kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora amen. Tugaruke kuri bino byiringiro noneho byaburiwe hano turi kurangira abantu kuko abantu benshi bajya watangiye ubivuga uravuga uti abantu muri no minsi bari mu byo twakwita ubuyobe abantu barakomeretse baburira ibyiringiro aho bagakwiye kubibonera baburira ibyiringiro aho bagakwiye kuba babikura ndavuga mu madini ndetse n'amatorero sindasobanukirwa n'amadini n'amatorero aho bitandukaniye ariko babiburiye aho bababwira yuko muri Yesu ariho babikura agerayo abura ibyo byiringiro uyu muntu waburiye ibyiringiro aho turi kumubwira ngo ku isoko niho biri uramubwira iki? Ikintu nababwira nuko ibyiringiro ntago biri mu rusengero ntago biri mu musigiti ntago biri mu kiliziya biri muri Yesu. Ugize amahirwe ugasanga Yesu asura aho hantu bateranira ugize amahirwe ibyo byiringiro mushobora guhura nabyo ariko impamvu twebwe ari gihe abantu bashobora kwibeshya yuko turwanya insengero hari abazirwanya ntabwo ari twe ntabwo turi muri abo ngabo ahubwo icyo turwanya ni ukuyobya abantu kuko ushobora kubwira abantu ngo shakisha urusengero rwose ngo ujye wagerayo bakakuyobya ahubwo n'utwiringiro duke rusigaranye bakaduhanagura muri wowe ariko hano turi kuri radiyo hano mbwiye abantu ngo nimuze kuri Yesu kubera yuko ngo ku musaraba kuriya yararambuye amaboko yarayavuze ngo ningerayo ngo nzihereza abisi bose ni ukuvuga ngo nzabakira ngo icyanditswe kiravuga ngo umwizera wese mu mahanga yose umuntu uzamwizera ngo yamuhaye uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana.